ese ujya usenga Imana ukumva nta kintu urimo kumva, wasoma ijambo ry'Imana ukumva nta kintu urimo kumva, wajya gusenga mu bandi bantu ukajya muri community y'abandi bantu basenga nyine ukumva wowe ntabwo Imana urimo kuyumva, muri make ukamera nk'aho ibintu uri gukora ari iby'umurimo gusa nta kintu urimo kumva. Hari igihe kigera ukumva Imana yaragutaye, atari uko wenda gahunda zawe zanze, atari uko ibintu bitari kugenda uko ushaka, ahubwo ari ukubera yuko wumva umeze nk'aho uri mu nzu wenyine, muri make Imana utarimo kuyumva. Imbere ukaba warasenga ukumva Imana, ariko ukaba usigaye usenga ukumva nta kintu urimo kumva, nta kintu urimo kwiyumvamo. Kugira ngo ubwire ngo nta kibazo ufite rwose bibaho, hari igihe kigera twumva Imana, hari igihe kigera rwose ibyo bintu bibaho mu buzima busanzwe, nta mukristo bitabaho, akagira igihe akumva asigaye asenga akumva nta kintu ari kumva, agasoma ijambo ry'Imana akumva nta kintu ari kumva, bibaho. Ariko ikintu cy'ingenzi dukwiriye kumenya, iryo jwi wumva rikubwira ngo Imana ntayihari, muri wowe ukumva ko nyine Imana ntayihari, iryo jwi ni ikinyoma, kandi iryo jwi nyiraryo nta wundi mu mwanzi Satani. Satani ntabwo ashobora gukura Imana mu buzima bwawe, Satani ntabwo ashobora kutukura mu biganza by'Imana, cyakora ashobora kutubeshya yuko Imana yadutaye. Iyo twumviye icyo kinyoma dutangira kwikura ku bintu byatumaga turushaho kubana n'Imana, tukareka gusoma ijambo ry'Imana, tukareka gusenga, muri make ibya bintu byatumaga turushaho gusabana n'Imana tukabivamo kuko tutarimo kuyumva. Iyo ubiretse rero, aho ngaho niho Satani aba agutsinze, aho ngaho Satani aba atsinze. Noneho iyo ubiretse ahubwo nta kintu bigufasha, ahubwo noneho bituma urushaho noneho kumva uri kure y'Imana cyane kuruta n'uko byari bimeze mbere. Kuba rero utacyumva Imana nka mbere ntabwo ari ukubera ko Imana yavuye ahantu yari iri cyangwa iba yavuye ahantu hari uri, oya, ahubwo ni ukubera ko hari ikintu cyahindutse utamenye. Dufate urugero rw'izuba, iyo hari ibicu izuba ntabwo riba rigaragara, ahari wenda ibicu biraza bigahisha izuba ntituribone, yewe ugasanga nyine wenda dutangira no kumva dukonjeho, cyangwa se wenda ibicu byaba ari umukara bigasanga izuba ntarihari, ariko izuba riracyari hahandi n'ubundi ryari riri, ntiryigeze rihava. Icyahindutse gusa ni uko ibicu byakingirije izuba, ariko izuba riracyari hahandi. Uko niko bigenda iyo turi mu bihe byo kumva turi kure y'Imana. Ntabwo Imana iba yavuye ahiri, ahubwo ibitekerezo byacu, ibihe turimo gucamo, amajwi y'umwanzi atubeshya, cyangwa se wenda uko turi kwiyumva, ibyo bigenda bikabloka Imana ntitube tukiyumva, ariko ibigihari hahandi n'ubundi yari uri kuyumva niyo ibikirira muri ibyo bitarimo kuyumva. Imana yo ubwayo yarivugiye ngo sinzagusiga ndetse sinzaguhana. Mu yandi magambo ntabwo izigera igutererana. Niyo Imana yarakubwiye ngo ntabwo izagutererana, ariko wowe ukaba urimo kubyiyumvamo ko yagutereranye, ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ko ibyo urimo kwiyumvamo ari ikinyoma. Bibiri tubwire ko ibyo twibwira n'ibyo dutekereza ari bibi, atari ibyo kugendera, kuko abantu duhora duhinduka mu byiyumviro, mu biki, mu bintu bigiye bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana ryo ntirijya rihinduka. Rero muri ibyo bihe byo kumva utari kumva Imana, ntukwiriye kumva ibyiyumviro byawe, ahubwo ukwiriye kumva isezerano Imana yaguhaye ko itazagusiga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwegere Imana izabegera. Ntabwo twegera Imana kubera ko turi kubyiyumvamo, oya, ahubwo twegera Imana kuko yadusezeranyije ko nituyegera nayo izatwegera. Niba bino bihe rero ari byo bihe urimo gucamo, ukaba wumva Imana iri kure yawe, komeza uboneke imbere yayo, komeza usenge, komeza uganire nayo mu ijambo ryayo, komeza nyine usabane nayo nubwo utari kubyiyumvamo, ariko ndagira ngo ubwire ijambo ryose uvuga iraryumva, ndetse gutaka kwawe kose irakumva. Bishingiye kuko wowe ubyiyumvamo, oya, ahubwo bishingiye kuko Imana yo ikumva, ndetse nayo igusezeranyije yuko itazaguhana. Shalom shalom.